imbere y'intebe y'urubanza. Ubwo nzahagarara imbere y'intebe y'urubanza y'Imana, Umwami Imana akarambura igitabo cy'ubugingo, izina ryanjye rikaba aho ryakagombye kuba riri, kuba ryarabonetse ku madiplome menshi, amafoto yanjye akaboneka mu bitangazamakuru byinshi, nkaratwa n'abayobozi benshi. Ibyubahiro nk'ibyo bizamarira iki? Ibyiza byose byo mu isi biramutse ari ibyanjye, nkagira amafaranga aruta y'abakire bose, ndamutse narakikijwe n'ibinezaneza, nkaba narabayeho mu mudamararo gusa, ibyo byiza byose bizamarira iki icyo gihe? Ubwo nzaba nkatiwe n'umucamanza, ibinezaneza n'umudamaro bizamarira iki? Ubwo nzaba mpagaze amaramasa, si ukujugunywa mu muriro gusa. Nubwo naba nshyigikiwe n'abampimbaza benshi, abakobwa beza bose banyifuza, nubwo naba ngoswe n'inshuti zitagira ingano, igikundiro cyanjye kireshya bose, abafana benshi bamarira iki? Ubwo nzaba mpagaze njyenyine ntengurwa imbere y'umucamanza utabera, ninde muri buzemera kumperekeza mu muriro utazima? Dore none ni wo munsi wo gukirizwamo, ndumva ijwi ry'umukiza rimpamagara, ndemera kumusanga, icyo nsaba cyose nakira urukundo n'imbabazi ze. Ubu ngubu ibyaha byanjye bihanagurwe, maze imigisha y'ijuru imbere ubutunzi, ubuzima bwanjye bwose bumwegurire, mukunde kuko ari we wabanje kunkunda. Bene data, nshuti z'ijuru, bifurije ibihe byiza kandi bifurije no kugera ku ntsinzi yo kugera mu ijuru, kuko niyo ntego yacu. Hari ijambo riboneka muri Malaki 3:16, ni ijambo mpaye buri wese nk'umukoro, arisome ndetse rimubere ihumure, rihumuhumurize ku bw'ubuzima tubayemo muri iki gihe ndetse n'ubuzima tuzabaho mu gihe kizaza. Nubwo tutaragera aho tugomba kugera, ariko ntitukiri aho twahoze. Mube amahoro, Uwiteka Imana ibarinde kandi ibahe umugisha.